kana subscribe kuri ino channel urebe video yose uyisoze udatarukije kugira ngo utagira ikintu na kimwe uri bucikwe. Biroroshye cyane. Hello guys, inshuti bakunze dukomeza kubananga umunsi kundi ndabashimiye cyane. Tudatinze rero murabizi ko gukora KYC byahindutse n'impamvu mbazaniye uburyo mugiye kuza mukoramo KYC kuri BT Token. Urabizi ko abantu benshi batarakora KYC kuri BT Token. Wayikoze byiza utarayikora rero uko byari bimeze mbere byarahindutse. Ubu harimo ubundi buryo bwo wakora KYC muri BT Token. Tudatinze rero nkuko mubireba tugiye gutangira mbere ku buryo bakora KYC muri BT Token, uburyo bongeyemo update bakoze kugira ngo tubashe gukora KYC neza. Tudatinze rero tugiye gutangira tureba neza uko bikorwa. Wicyo usaba kandi like, subscribe, sharing ino video turebe neza uko bikorwa. Ndaza kubagezaho video ndi kubikuza muri BT Token. Iyo video ndaza kuba nyibagezaho nyuma y'iyi video niyo isa kuba yakurikira. Tudatinze rero tugiye kuba twatangira turebe neza uburyo bakora KYC. Murabizi neza rero kujya gukora KYC bagusa kwanza gukora deposit y'amadolari byibura 10 muze kureba video yabanje muri uburyo bakora deposit, mutaza kugira agakosa na gato mwica kuko bakoresha USDT BNB Smart chain. Muri deposit nibwo buryo ukoresha mu gihe cyo depositinga, mu gihe koherezamo amafaranga. Iyo ukoze ikosa amafaranga ahita ayoba ako kanya. Rero niyo mpamvu usabwa kwitonda neza cyane kugira ngo utagira agakosa na gatoya. Ukora video zirahari, harimo video kwiyandikisha muri BT Token nayo irahari. Ushaka kwiyandikisha urebe video kwiyandikisha nayo irahari, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Rero nkuko bireba urabona ko deposit twayisoje tugiye gutangira dukora KYC kugira ngo urusheho gusobanukirwa neza akantu ko kandi. Urabona ko deposit yo twayisoje sinerekanye uburyo bikorwa ko nabyerekanye mu video yabanje. Niyo mpamvu uza kureba iyo video kugira ngo urebe uburyo bakora deposit utaza kwita amafaranga yawe. Rero nkuko bireba tugenda hano hakorerwa KYC. Nyuma kugera hari hakorerwa KYC nkuko bisanzwe reka zensubira mu BT Token yamikwereke neza. Ukimara kuhagera ikintu uri gukora bari kuvuga ngo one time processing fees. Wishyira 1 USDT kugira ngo ugire ate kuri KYC. Bahita ukanda hariya nyine kuri pay, bahita kugira ngo utugera kuri no table yo kuvuga ngo utangire uri ready kuba wakora KYC mbega. Hano tuvuga ngo start KYC verification. Nimba uri kureba urabona handitse ngo begin your identity verification to unlock peer-to-peer trading features and enhance security. Ino video ikigamije no kukwigisha, ntabwo igusezeranya amafaranga, ikwigisha uburyo bwo gukora KYC. Uburyo bwo gukoreramo ama BT Token nabwo buri mu video yabanje ushaka kuzireba ukareba uburyo wakora izo BT Token uko nabyo birashoboka. Kandi ino video ntabwo itagusezeranya amafaranga, ahubwo biterwa nuko wakoze, kuko abantu binyinjiza bitandukanye bitewe n'uburyo bakora. Niyo mpamvu ugomba gukora cyane mu gihe waba ukeneye kugira ate kuba wakinjira. Tudatinze rero nkuko bireba ugikana kuri start KYC urahita ugera ahangaha ubona handitse ngo select country. Handitse select country muri kujya bona ibisaye, yego nyine ni select country urahitamo igihugu cyawe. Ariko hano hari ibintu byinshi ngiye kuba nagusobanurira, amakosa ngiye kuba nakwereka umuntu akora, kuko nanjye nakoze amakosa inshuro 3 kugira ngo bampereze KYC. Bivuze ngo ayo makosa yabayeho niyo ngiye kuba nakwereka kugira ngo uyakosore nawe utaza kugira ate kuba wakangirwa. Bivuze ngo ahangaha rero tugiye gutangira. Hano handitse ngo ID type, harimo gukoresha perimi, gukoresha pasiporo n'irangamuntu. Rero ahangaha rero turakoresha irangamuntu. Murabizi niba yoroshye kuba wayibona. Rero iyo umaze kuba wabona irangamuntu nibwo ushobora kuba wagira ate wayishyiramo ahangaha national ID. Numara kwashyira guhitamo national ID card, aho urahitamo irangamuntu. Rero ahangaha handitse ngo ID numbers, no kureba nomero zawe zirangamuntu ukazandika neza witonze, ukareba neza ko bihura, kuko iyo uramutse wibeshyeho n'akantu na gatoya verification ihita ipfa ako kanya. Rero hari ahantu tugiye kuba twagera kugira ngo umve ahantu amakosa ari, cyangwa ahantu bakunda kwibeshya mu gihe bari gukora iki KYC ugasanga urayangiwe. Ikitonderwa, nimba uri gukora KYC ugomba kureba neza ko amazina ari kuri profile ya BT Token ahura neza n'ari kuri ID card yawe, byanditse neza photocopy. Nuza rero ahangaha handitse ngo issue date niyo hantu hambere hanavuga hagoye guhita wumva neza kugira ngo ubashe gukora KYC. Issue date ni itariki, mbere nambe nabanje kumva ngo ni itariki ziri kwiranga muntu yanjye. Hoya, ntabwo ari itariki wavukiyeho, ntabwo ari itariki ziri no kwiranga muntu yawe. Aho ntabwo uba wakishe KYC uyita uyangirwa. Rero mpamvu nakubwiye ngo ugiye kubasobanukirwa neza akantu ko kandi. Ibi ndi guhitamo wumva ibyo ndi kuvuga, ureke kureba bino bintu ndi gukora ahangaha ku bijyanye n'iki, ku bijyanye no guhitamo imyaka, kuko ahangaha ngiye kubikubwira kugira ngo uze kubikora neza ubashe kuba wagira ate wahita wemererwa. Issue date ikintu biba bivuze ko ugomba guhitamo. Hano urabona ko ngiye nahisemo imyaka iri kwiranga muntu, ariko biza kwangirwa. Bivuze ngo ahangaha ikintu ugomba gukora urashyiraho imyaka ugereranyije umwaka waba warafatiyemo irangamuntu n'umwaka wafatiyemo irangamuntu. Byaba byiza niyo utakoresha ukuri kuzuye, icyo bashaka ni ukugereranya, nigereranya hagati yawe. Niyo mpamvu nakubwiye ngo uwarebye video warasobanukirwa byinshi. Rero ukuntu bimeze,
umwaka wafatiyemo irangamuntu urashyiraho byibura itariki ya mbere z'ukwa mbere, wenda uvuga ati nayifashe muri 2023. urumva nimba warahisemo gufata wahisemo ko ari 2023 itariki ya mbere z'ukwa mbere, uraza nugera hano handitse ngo ndaje mbakwereka expiry date nyine igihe izarangirira, bakubwira ko bishobora gutwara byibura bishobora kuba byatwara imyaka nyine hagati y'igihe wayifatiye, ugomba gushyiramo byibura imyaka 10. urumva ko kantu kugira ngo gasobanukirwe neza. Urabona ko hano nifashe ChatGPT ndi kwibaza, ariko nabwo nubwo yansubije mwabizi ko ChatGPT nayo ikora mistake rimwe na rimwe, cyangwa ukayibaza nabi cyane nawe ndisobanukirwe icyo wayibajije bikarangira neza iguhaye ibitari ibyanyabyo bikarangira byanze. Niyo mpamvu hano nibafishe ChatGPT nyibazaho gatoya, ariko nabwo ibyo yampaye ntabwo bihura. Bivuze ngo research niyo ya mbere, nawe ushobora kuba wakora research ya ku giti cyawe, ariko iyo nakoze irahagije kuri uburyo wabasha gukora KYC Bit token ukabasha kuyikorera neza bikoroheye, nta kintu kikugoye kandi ukabikora fresh. Tudatinze rero nkuko ubireba aha ngaha, nituza kugera kuri expiry date twamaze kumenya issue date. Issue date nongere mbisubiremo kugira ngo ubashe kugenda usobanukirwa neza akantu ku kandi. Issue date nakubwiye ngo ni umwaka wafatiyemo irangamuntu. Urugero naguhaye example, ushobora kuba wafata kavuga ati nafashe irangamuntu muri 2020, nugera ahantu handitse expiry date. Expiry date rero nujya kuba wayihitamo ikintu uri buze kuba wakora, uraza kubagira ate, uraza wongeraho imyaka 10. Urugero rero kuntu babimeze, nimba wavuze ko wafashe irangamuntu muri 2023, uravuga ko izarangira muri 2033. nimba ari ya mbere z'ukwa mbere 2023, ureta wongera imyaka 10 uvuga ngo ni ya mbere z'ukwa mbere kuri expiry date 2033. nimba ari 2025 nabwo byose uragenda bikora gutyo. Tudatinze rero, nimba ushaka kureba video z'uburyo bwo kwiyandikisha cyangwa uburyo wakora iyo deposit, ushobora kuza ukareba kuri channel yacu, uragenda searchingamo udushya na nurangiza kwisearchinga nk'uko wabaye tumaze kuba twabikora, uze urebe video. Urabona ko hano handitse ngo Bit token uko wakora KYC. Iyi video yerekana uburyo wakora KYC, ariko ibintu byarahindutse, gusa ikintu kitahindutse kirimo ni uburyo bwo gukora deposit. Bivuze ngo iyi ngiyi ukeneye kureba uburyo ukora deposit, nabwo waza kuba wayireba ukabasha gusobanukirwa neza akantu ku kandi. Kandi ikindi ngomba kukubwira, wibuke kana subscribe kuri iyo buto ya subscribe, kandi no kuri no buto ya like. Ukeneye kwiyandikisha link uze kureba hano muri comment y'ino video, nimba uri kubona handitse comment uza kuba wakanda kugira ngo ubashe kuba wagira ate wabona link yo kwiyandikisha muri Bit token. Rero nkuko mubize murabibona ko ahanga twari turimo dukora KYC, ariko byararangiye ntago bura buryo bugikora fresh kuko ushobora kugerageza bikanga. Niyo mpamvu utarayikora agomba kureba ino video, kandi nimba uzi umuntu ukeneye kuba yayikora umusharinge n'ino video abashe kuba yagira ate kuba yayikora. Nakubwiye ngo wumve ibyo mvuga cyane kuruta ibyo ureba, kuko ibyo mvuga nibyo by'agaciro kuruta ibyo uri kureba, kuko ibyo uri kureba harimo aho bitagenda bihura neza, kuko hari aho umuntu aba aragiye akora udukosa, ntabwo ari ngombwa kubahiriza ibiri muri video. Bivuze ngo twese dufite imyaka itandukanye, twavutse igihe gitandukanye, niyo mpamvu ugomba kuba wahitamo ibihwanye n'ibyawe cyangwa ibihura n'irangamuntu yawe. Niyo mpamvu ibyo ureba si iby'agaciro, ikiza nuko wumva ibyo umuntu ari kuvuga akabisobanura neza, none nawe wajya kubikora ukabikora neza. Wenda ibi ngibi uri kureba icyo bigufasha no kubona ko wenda aho uza kubishyira ndetse naho uza kuba wahitamo byose ukagenda ubisobanukirwa. Ubona ko nko gusubira inyuma kugira ngo ushyiremo umwaka ukeneye kuba washyiramo, ukanda kuri kano gafresh kari hano imbere. Urabona ko gafresh hari udufresh tubiri, kamwe kareba iburyo kandi kakareba ibumoso. Iyo ugakanze ujya mu myaka y'imbere, wakanda ku iburyo ukajya mu myaka y'inyuma, gutyo nyine nuko biba bigiye bimeze, nuko biba bigiye byubatse. Noneho iyo bisoje urabona ko hano harimo itariki n'ibiki byose, uraza ugahitamo itariki ushaka kuba wahitamo, cyangwa nuko ugomba kuba wakubahiriza amategeko. Rero icyitozerwa, nimba utibuka neza igihe wafatiye irangamuntu, icyo nakubwira cyo wowe ugereranye uvuga ati wenda nafashe irangamuntu muri uyu mwaka, noneho ushyire itariki nazo zihimbire kuko nawe uzabimenya. Nurangiza wongereho indi myaka 10 bihura na za tariki zabanje. Bivuze ngo ugomba kubikora neza kandi wabyubahirije. Nubikora neza KYC uraza kuyemererwa. Imbere hari ibintu byinshi, niyo mpamvu ugomba kureba ino video kugeza irangiye. Rero nimba tugeze aha ngaha tukiri kumwe, byandika hano muri comment, ndaza kuba nabibona mbone ko tuba turi kumwe akantu ku kandi. Tudatinze rero tugiye kuba twareba uburyo bukurikira cyangwa ibikurikira, kuko nakeka ibintu bijyanye n'imyaka bijyanye na issue date nabivuze, na expiry date nabivuze. Niba utabyumvishe usubize video inyuma ubashe kubisobanukirwa.
Rero nk'uko bireba tugiye kuba twakomeza kuko urabona ko process irimo ya KYC tugeze kure. Ahangaha rero kuri slide turaza kuba yitamo, ariko ibingibi ngiye guhita nkomeza kugira ngo tugere imbere tuhagere tumaze gusobanukirwa. Rero ukuntu biba bimeze, murabizi ko muri KYC ya mbere yabanje ikintu wakoraga washyiraga mu isura yawe bagasikana bikemera bigahita bikunda, ariko uyu munsi ntabwo ibyo bikirimo. Uyu munsi harimo ikintu cyo gufata selfie no gufata akavideo gatoya k'amasegonda 2. Iyo uhageze nabwo ndaza kuba nabikwereka, ariko icyo ukora ugomba kuba uri ahantu hagaragara neza, hasa neza, hatari akavuyo kandi uri wenyine. Bibaye byiza bari n'ahantu hajya gusa nyine nkaho hari ikintu muri make hatari abantu byinshi cyangwa hari ikintu cyinshi, muri make ukabikorera ahantu hatekanye kandi hasukuye kandi hagaragara neza kandi mu gihe cyiza. Hari abantu usanga bakora KYC akayikora mu masaha y'ijoro, iyo KYC akenshi irangwa. Ikindi gikurikira, iyo uri gukora KYC aho bagusaba gufotora irangamuntu, kuko nabyo ndaje mbikwerekana nayifotore mubireba. Iyo uri gufotora irangamuntu yawe, ikintu ukora ufata urayifotora, ariko ukayifotora neza, ukareba neza ko ibyo bintu uri gufotora ijambo ryose ryanditse ku irangamuntu ko rigaragara neza, ugasuzuma neza ko nomero y'irangamuntu igaragara, ugasuzuma neza ko amazina yanditse ku irangamuntu agaragara neza, ku buryo uza kubireba aza kureba neza ko bihura n'amazina abaruye kuki kuri account yawe ya BT token. Rero iyo bamaze kuba babiri akabura ntibihura, bahita baguhakanira ako kanya. Niyo mpamvu ugomba kwitondera ibi bintu ugasobanukirwa neza kandi ukabikora neza. Nkuko rero uri kubyumva cyangwa nkuko ndi kubikubwira, nizere neza ko nawe uri kugenda ubisobanukirwa. Kandi nimba ugeze aha ngaha tukiri kumwe, nakubwiye ngo banza ubimbwira muri comment uko uri w'agaciro, kuko udabizi uri busobanukirwa ibintu byinshi. Rero tudatinze tugeza gushyira irangamuntu. Urabona ko hari handitse ngo front back ID. Uraza ushyiraho irangamuntu yawe, hari handitse imbere, nimba wahabonye twakanze ako ndaza wakoreshaga fresh kugira mu habone. Nimba uri kuhareba ngaha, uraza ushyire ukandeho ko aho gushyira ifoto, uhitemo kandi kuri kamera, numara ukanda kuri kamera batavuga ngo shyiramo back. Ahambere handitse front, akabiri handitse back. Ahambere hagenda ifoto imbere, ahari imibare irangamuntu n'ibiki byose n'amazina. Akabiri ukashyira iki ifoto ijyanye n'iki n'inyuma ku irangamuntu back. Urafotora, wabona bigaragara neza ukayibika, wabona bitagaragara neza ukayihindura. Byo narabyerekanye muri video yabanje. Utabisobanukiye yareba na video yabanje, nayo ishobora kumufasha nubwo hari byinshi byahenutsemo, ariko iyi ngiyi niyo yagufasha. Wenda iyo ngiyo wajya kuyireba ari akantu kagucanze, ariko amategeko ugomba gukurikiza nari muri ino video. Niyo mpamvu rero ugomba no kubahiriza amategeko ya BT token, ukayubahiriza. Biba byiza ugiye mu kintu wamaze no kuba wacyumva, ariko ndakeka ntago bigoranye kandi biranoroshye. Ukeneye kureba uburyo wakora amatask n'ibindi bigenda bakora bigiye bitandukanye, video zabanje zirahari, ushobora kuba wazireba, zivuga kuri BT token app. Nkuko bireba rero, nituza kuba twagera ahantu hajya aka video, barakubwira ngo ufata aka video. Bwa mbere barakubwira capture, akabiri barakubwira ngo ufata video. Nakubwiye ngo wumve ibyo mvuga kuruta kureba ibyo ndi gukora. Ibyo bintu nabivuze kuva ntangira muri video, kugira ngo wowe uri kunyumva ufate akanya wumve bihagije, kuko ubwabyo no kumva amajwi ndi kuvuga byonyine, niyo utaba uri kureba ndabizi neza ko ugiye gukora KYC wayikora neza kandi ukayikora wubahirije amategeko yose ya BT token kandi ukayemererwa, kuko ni ibintu nakoze nagerageje kandi birakunda. Niyo mpamvu nawe ugomba kuba wabikora mu gihe waba ubikeneye, ntabwo ari itegeko. Bitewe n'ubushake bwawe, bitewe n'uko wowe byumva, niho ufata umwanzuro wo gukora KYC BT token. Nuba wabishatse cyangwa ushaka kuba wabikora, nimba ukeneye kuba wakiga uko bikorwa ukazabikora ikindi gihe. Nimba utakeneye no kubikora nabwo nta kibazo, biterwa nawe cyangwa n'ubushake bwawe ukeneye. Nimba koko ukeneye gukora KYC, igihe cyo ngamije no kubigisha uko bigira bikorwa. Rero iyo ibyo bintu byose wabyubahirije ukabisoza ukabikora neza, nta kabuza ushobora kuba wahabwa KYC. Ariko reka nze mbereke wenda byinshi biri imbere, kuko nakubwiye ngo hari byinshi ngiye kugenda nkubwira ugiye usobanukirwa. Ariko ikintu cya mbere nkwibutsa ko ukeneye kureba video yo kwiyandikisha,
irahari, urebe video kuri YouTube channel yacu ivuga ngo uko wakiyandikisha muri BT token. Noneho numara ko wayireba urabona uburyo biyandikisha. N'indi video ibivugaho inabyerekana irimo na proof zihagije tubikuza, iyo ngiyo nayo wayireba ya BT token nayo irahari. Kandi ndaza no kuba nabagezaho indi video ibereka uburyo babikuza irimo kubikuza kuko irahari, ndaza kuba nagira ate nayibereka. Ibyo ngibyo byose iyo umaze kubisubmitinga rero iyo bisoje bahita bakubwira ngo KYC yawe iri muri under review. Batavuga ngo submit nkuko nabikubwiye, ibyo byose iyo bisoje bafasha ku screen nyine naga passport, anagafoto ka passport uyifata ugafata n'akavideo k'amasegonda. Iyo bisoje tukubwira ngo ibintu byawe biri muri under review. Urabona ko bahise bansohora muri account, mbitse nsohoka ndongera ndinjira, noneho nsubira muri konti yanjye ya BT token. Ngiye gusubiraho ngiye kureba hamwe hari ngo start KYC, turebe ibihari kugira ngo tubashe kuba twasobanukirwa. Nimba uri kureba uri kubona ko verification under review, nimba uri kureba ahangaha urabona ko handitse ngo our team is reviewing your document, this verifying 24 hours to 44 hours. Bari kutubwira ngo team ya BT token igiye kuba yasuzuma document wabahaye ndetse n'ibyo wabahaye byose barebe ko ari ibyanyabyo, kandi birasaba bizibura kuba byatwara amasaha 28 kugera ku masaha 48. Bivuze ngo bishobora kuba byakorwa hagati y'amasaha 28 kugera ku masaha 48. Ariko muri iyi minsi ishize bari mu bintu byo muri maintenance, bari kuvugurura ibintu nk'ibyo, bari kuvugurura app yabo. Bivuze ngo bishobora kuba byatinda wenda nubwo bavuze iki gihe cyagenwe nkuko bimeze, kuko akenshi bakoresha za AI mu kuba bagira ate mu kuba bagenda bakomfamingira abantu. AI zikazi bikora mu gihe amaze gusuzuma neza ko ibintu byose bihura akantu ku kandi, kuko AI ntago ijya ipfa kwibeshya kuko n'ubwenge bukorano murabizi. Niyo mpamvu app menshi asigaye akoresha AI, ndetse n'izindi mbuga zigiye zirenze zikomeye zikoresha AI mu kugira ngo zinoze imikorere yayo. Rero nkuko mubereye murabona ko ari kuvuga ko biri muri under review, ariko ugize ikibazo ushobora kubandikira kuri Telegram, urubuga rwabo rwa customer services, BT token customer services. Ushobora kubandikira ukababaza bakakubwira uko bimeze bakaba banagufasha, kuko ubwo nibwo buryo bwihuta ushobora kuba wakoresha mu kugira ate mu kugira ngo bagufashe kandi byihute kandi byorohe. Nkuko bireba rero ahangaha nari maze kuba nagira ate nari maze kuba nakemerwa KYC. Urabona ko handi hari start KYC cyangwa handitse ngo KYC verification. Urabona ko hagiye, urabona ko hafungutse ibintu bigiye bitandukanye. Ubu peer to peer urabona ngo KYC approved, verification completed successful, congratulations, now you are a full process to peer trading and the enhanced features. Bari kutubwira ko ubu ngubu ibintu byose twabifunguriwe mu gukora muri BT token. Dushobora kuba twagura cyangwa tukagurisha ama BT token yacu dukoresha USDT, kandi tukaba twabasha kugira ate kuba twayabikura. Bivuze ngo ibintu byose muri BT token aka kanya turabyemerewe, ibintu byose turabyemerewe. Urabona ko ubu ngubu twageze muri market orders, nyine hamwe ushobora kugura BT token cyangwa ukazigurisha. Urabona ko ugiye kwandika ngo sell BTT, bakubwira ngo one BTT imwe baguheza 0.1 cya USDT wagiye kuyigurisha. Ariko urabona ko ahangaha ntaziyo kuko hari video ngiye kubereka ko namaze kuzigurisha. Hari video nza kuba nabereka bigaragara neza uko nzigurisha nuko nayabikujeho mpaka ageze kuri Binance. Iyo video ndayibijije ndaza kuba nayibahereza. Bye bye, mugire byiza, ciao. Dusubire video zikurikira mbereka n'uburyo bwo kubikura muri BT token kugeza tugeze muri Binance. Iyo video iraza kuba yajya kuri YouTube channel yacu. Nimba ubonye ino video ze kugaruka uyirebe kuko iraza kuba yagufasha. Bye bye.